Mbahaye ikaze inshuti bakunze bacu mwese aho muri hatandukanye, abakanze subscribe n'abagiye kuyikanda n'abazayikanda mwese ndabashimiye cyane. Hanyuma kuri uyu munsi ndagira ngo nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, turaza kuganira ku ngingo ivuga ngo kubera iki umuziki wa gospel uba udafite swaga. Nabyise swaga, ntabwo nzi uko nabisobanura, ariko mwumva nk'imiziki ya secular, imiziki y'abahanzi bakora secular, iyo wumvise uba wumva ifite ikintu umuziki wa gospel utagira. Hari abahanzi ba gospel bigeze gushaka kujya babikora, bagakora umuziki uri urban, uri electronique, ku buryo wumva hari uburyohe nyine bundi like nka Rataya. Injyana ya Rataya ni umusore witwa Columbus, yakoraga umuziki nyine ukumva ko n'umuziki uhagurutsa abantu, umuziki ubyinisha abantu, umuziki nyine uri entertaining, reka wenda mbyite gutyo. Ariko abahanzi ba gospel twebwe tujya muri studio na gitari yacu na piano yacu, tugakora nyine ibintu byacu ku buryo wumva umuziki wa gospel utandukanye kure cyane n'umuziki wa sekira. Haje noneho na live recording, nabyo usanga nyine bitandukanye pe. Nabajije abantu batandukanye mbabaza ngo kuki abahanzi ba gospel atakora umuziki, kuko umuziki nta dini ugira. Atajya muri studio wenda nk'iya par exemple nka producer Bob akamukorera umuziki umeze nk'uwakorera Chris Easy cyangwa nk'uwakorera Bruce Melody n'abandi, cyangwa se kuki atajya kuri aba producer abandi bakora imiziki ya sekira ngo bakore umuziki umeze kuriya ariko amagambo nyine ari gospel. No kubera iki? Hanyuma mbaza abahantu batandukanye, harimo umuhanzi, harimo umuproducer, harimo n'umucuranzi. Reka duhere kuri producer, yitwa Sam, akaba ari producer mwiza cyane ukomeye. Muri kubona logo ye, iyi ni logo ya studio yiwe, mwamugana, izo na nimero ziwe, mwamuhamagara akabakorera. Reka twumve icyo Sam yatubwiye. Wari wambajije uti kuki aba gospel badakora izi njyana ziri hit. Wariho mu rugero nka Bruce Melody n'abandi. Ikintu kimwe buriya urumva injyana ubwazo turebeye ku njyana, nk'uko wabivuzemo, buriya nta njyana mbi ibaho. Nta njyana mbi ibaho, ahubwo ikibi ni iby'abantu baririmbamo, amagambo abantu baririmbamo. Ubwo ndi kugusubiza muri makeya. Ibibi ni iby'abantu baririmbamo, nibyo bishobora gutuma injyana yitwa mbi cyangwa se yitwa nziza. Ariko mu busanzwe nta njyana mbi ibamo, kuko izo njyana zose ni ibintu byavuye mu ijuru, nubwo bikoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari ukuntu Satani agenda ahindagura ibintu swat. Ni nk'uko tuzi iyi flag y'abatinganyi, ari amabara bakoresha. Actually ikibazo si amabara, kuko amabara yarimwe n'Imana, ahubwo icyo bayitirira, icyo bashaka kuyasanisha nacyo nicyo kibazo. Sino amabara nta, urumva meme shows rero n'injyana ni nk'uko nguko. Ni nk'uko umuntu ashobora gufata slow, dufate slow, abantu benshi bazi ko ari injyana nziza, ishobora kurimbamo gospel etc. Ariko umuntu ashobora kuririmba ibintu bibi muri slow. Hari abantu baririmba ama slow ari satanic, ama slow yexita abantu mu busambanyi cyangwa mu bindi bintu bibi. Hari n'abandi bashobora kuririmba ama rock, nk'uko bavuga ama rock and roll, ngo ni aba sataniste. Ariko ibyo ngibyo nyine nuko nguko, nta njyana mbi ibaho, ariko ibyo abantu bazikoresha nibyo bishobora gutuma injyana yitwa mbi. Ariko icyo nari nshatse kugarukaho, focusingaho nko kurasa ku ntego, nuko buriya gospel ahantu itandukanye na sekira. Gospel abantu baba inspired by Holy Spirit. Bitandukanye, umuntu yasenze akumva umwuka muzaniye amagambo, atandukanye n'umuntu wanyweye itabi cyangwa inzoga, swatura umugi cyangwa iki, nawe akagira indi inspiration, akaba inspired y'ibyo akenshi rero buriya ntabwo umwuka agendera kuri hit. Umwuka ntagendera kuri hit. Niyo mpamvu ubona gospel iguma kuba gospel, ikaguma hari ahantu iguma itagiva, bivanye na genre ya style abantu bakoramo. Ariko
akaba ushaka kubisanisha n'ibihe, ushobora gukora afrobeat ivuga Imana, ivuga nk'ibi bya ba Snatch, nizo style zabo bigasoundinga neza. Ariko muri make igisubizo naguha, baba inspired n'imyuka itandukanye. Kandi ikindi cya kabiri, gospel ntabwo igendera kuri hit, ntabwo umwuka wera agendera kuri hit. Ashobora kukwinspiringa. Urabizi ko aba gospel benshi bahimba indirimbo basenze. Usenze hari igihe umwuka azana indirimbo ikaza mu njyana runaka ukayiha iyo ngiyo. Bitandukanye no kuvuga ngo nk'ubu Bruce Melody ntiwapfa kumva yakoze slow. Slow biragoye kuko arayikora ntabwo nabo ba inspire na slow. Urumva hari injyana ziba zoroshye gushyiraho amagambo yexita abantu bakenjoyinga ubuzima, it's good, ariko ntibigire icyo bikora ku muntu w'imbere. Umuntu w'imbere ndavuga ya ame iva mu muntu iyo umuntu asinziriye apfuye, ya indi igenda. Hari ibintu nyine ni nko kurya ukumva uranezerewe ukishima, umubiri ukumva uguwe neza, ariko burya ntacyo bifasha ame kuko ame nayo igira ibindi biryo byayo, iyo igiye ibyo ngibyo irabisiga. Ndavuga ibyo navugaga hejuru, donc by'amarangamutima n'ibindi. Urumva rero en bref, abakora gospel ngewe ntekereza ko baba inspiré n'umwuka w'Imana, akaba inspira. Ashobora kwinspira reggae, ashobora kwinspira nkawe urabizi mu gihe cyatambutse Richard Ngendahayo yakora album, uzi ko nari mu bacuranzi bamucurangiye kuri launch ye ya mbere ya album ye yitwa Niwe. Urumva hari harimo reggae, harimo masalsa, harimo ibinimba, harimo amaslow, harimo injyana nyinshi. Urumva n'ubu ngubu abantu barakora, ariko usanga gospel en general usibye umuco w'abantu cyangwa se swat ikintu gishobora kugerwaho mu gihugu runaka cyangwa se mu muco runaka, ariko ubundi gospel ntabwo ijyana na hit. Niyo wumva bitwa ba Nathanael wo muri Nigeria, ni umutipe nkunda cyane w'umunyamwuka, akora amaslow, yanjyana ubona nyine irimo worship. Dufate buriya no mu buzima busanzwe n'abantu bize umuziki, ubundi buri njyana cyangwa se buri composition igira injyana yayo. Reka mvuge gutyo, buri composition igira style yayo. Urugero rworoshye naguha, dufate nko mu cyunamo. Ubona iyo turi mu cyunamo ntabwo ushobora gukora zouk kuko ntabwo ijyana n'amarangamutima abantu barimo, ntabwo ijyana nta kifasha abantu mu marangamutima. Donc icyo gihe hakenewe indirimbo ariko zijyana n'amarangamutima abantu bafite muri icyo gihe. Ntabwo wakora zouk, ntiwakora style yihuta, ifo gukora style igenda bora ariko ipermeta abantu gukomeza kumedita icyo barimo. Niyo mpamvu rero usanga kenshi gospel igira umwihariko nayo kubera inspiration ibiri behind. Kuba abantu rero aba gospel badakora ama afrobeat cyangwa style agezweho, niyo mpamvu yonyine nta yindi. Ariko hari abo umwuka ziha nka ba Snatch akayiririmba kandi kagenda neza, abitwa ba Adaba n'aba Nigeria n'abandi batandukanye, ukaba wumva igiye neza kabisa, irasoundinga neza. Ni nko usanga abakongomani ntabwo wapfa kubona umukongomani wakoze reggae, bakora amarumba amasebeni yabo kuko ni umuco wabo. Hari n'abahindura swat, ariko ntabwo umwuka agendera kuri hit. Nicyo nari nsubiyemo kukubwira. Ariko nanone ntabwo buriya aba gospel bazi n'umuziki cyane kurusha abasekira. Bazi umuziki cyane buriya kurusha abasekira ariko nyine ntabwo bakora imiziki nk'iy'abasekira, kubera ko urazi imiziki y'abasekira hari igihe ibisoundinga neza melodiquement, kumva ni bon, biraryoshye mu matwi, ariko ari ya muziki iri very simple kabisa. Amakoro ntibakenera ambiance, ntibakenera iki, ariko urumva nka church abarimo abamizisiye benshi, abarimo iki. Donc kandi wibuke ko nanone abantu abenshi aba gospel benshi n'ama eglise abatoza abantu gucuranga, abacuranga ama instrument atandukanye. Ibyo nabyo bikreya gukora style zitandukanye. Burya ni bafa kubona abantu bakora style imwe gutyo gusa.
biragoye keretse ari umuntu ku giti cye wavuze ngo ndahitamo gukora swat country nk'ibi bya ba Kenny Rogers n'abandi, ariko ubundi muzike yo muri eglise akenshi iba iri inspired by Holy Spirit. Holy Spirit rero ashobora kugayidinga bivanye n'icyo ashaka. Buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo buri njyana igira buri message igira injyana yayo. Urabona iyo turiho turaririmba, dufate uririmbye kuva Yesu ava mu gashyamba k'Igetsemani, iriya evenoma yabaye, ajya mu gashyamba arasenga biranga, aza gusaba abigishwa musenge namwe biranga, abira icyuya kivanze n'amaraso birarangira, baza bamufata. Iriya event yose yabaye kugeza ageze i Golgotha ku musaraba. Ntabwo wabiririmba muri zuki, ntiwabiririmba mu njyana yihuta. Ifo kuba mu njyana ifasilita, ifasha abantu kumedita icyo gikorwa, ayo magambo abavugwa, ayo magambo abavugwa ku buryo donc bifasha abantu kumedita no kujya muri uwo mwuka, muri iyo spirit ya roho navuze hejuru, donc iganira n'Imana. Ibyo rero ni ibintu birenga amarangamutima bikajya muri roho nk'uko nabikubwiye, nka wa muntu ugenda iyo umubiri upfuye, wa wundi ukuvamo nyawe. Ambref, sinzi niba ngusubije uko wifuza, ariko ni ibintu umuntu yadevelopa, hari ama research umuntu yakora, hari ama reference y'ibintu byinshi abantu bashobora gushakisha bakabona, ariko byerekana icyo ngicyo cyane cyane. Imana iguha umugisha rero, ikomeze kugufasha, kandi umurimo uri gukora ni mwiza, bigamije gukangurira abantu, abahanzi, abakora indirimbo z'Imana cyangwa se bafite aho bahuriye na gospel, gukomeza gukora neza kurushaho. Sawa, Imana iguha umugisha. Arakoze cyane Samu, ni umuntu w'umuhanga cyane, mwumvise ko bisobanuye neza. Aravuze ati mu by'ukuri hari umuziki ugomba guherekeza amagambo ya gospel, ntago amagambo ya gospel agomba kujya mu muziki wari wose. Arakoze, reka tumushimire. Twaganire kandi na Daniel Silverson, we yatangiye anatubwira ubundi swaga ni iki. Reka tumwumve. Yesu ashimwe Paul. Urakoze cyane kubw'ikibazo cyiza ariko kinakomeye. Reka nyivugeho mu buryo bw'ubusesenguzi mu mboni yanjye ndetse nk'umuririmbyi wenda. Swaga iri jambo kenshi hari abantu bashobora kuryumva bakaryumva nabi bitewe n'aho abantu bakuriye mu madini n'amatorero bitandukanye, bamwe bakabyita icyaha, ariko siko kuri. Swaga, injyana ya swaga cyangwa se indirimbo ifite swaga, nabivuga mu yandi magambo kugira ngo byorohere umuntu ugiye kumva iki kiganiro. Ni indirimbo ibyinitse, ni indirimbo ifite agatuza, ifite beat, ifite gross cast, kubita kabisa. Indirimbo ibyinitse ku buryo ahantu hose umuntu iya ndirimbo yishyiramo, umuntu asinziriye, umuntu akonje, umuntu ari mu bihe bitameze neza, ari bored rwose agahita abaduka nta n'umukozeho. Nicyo bivuga swaga songs, nicyo bishaka kuvuga. Rero iki kintu nakivuga mu bintu bitandukanye byinshi, ariko reka mpere ku kintu kimwe. Impamvu cyane abanyarwanda baririmba indirimbo z'Imana wenda badakunda gukora indirimbo z'imidundiko, indirimbo zibyinitse cyane, tubanze turebe ese ubundi u Rwanda injyana yarwo ni iyihe. Nitujya kureba turasanga u Rwanda muri rusange injyana yacu gakondo ari ikinimba ariyo njyana yacu y'u Rwanda, haba mu ndirimbo za secular, haba mu ndirimbo za gospel. Injyana y'u Rwanda ni ikinimba, cyangwa ni ikinimba. Injyana gakondo yacu ni ikinimba. Ni ukuvuga ngo iyi njyana rero y'ikinimba ntabwo ikoreshwa mu Rwanda mu ndirimbo zo guhimbaza Imana henshi, ndetse tureke no mu ndirimbo zo guhimbaza Imana henshi, no mu ndirimbo za secular naho ntabwo ikoreshwa henshi, ikoreshwa n'abantu bakeya. Ahubwo usanga u Rwanda muri rusange turirimba umuziki ntirano. Mvuze iki? Turirimba umuziki duvana ahandi. Urugero, uzasanga
nka Congo bafite injyana zabo, bafite beat zabo, bafite seben, bakagira rumba. Rwose uyu ni umwihariko wa Congo, niyo bawuririmbamo usanga ariyo njyana yihariye y'igihugu. Ni gake ushobora kuzumva abakongomani baririmbye indirimbo z'injyana ya kizungu, ni gake cyane, ariko nubwo bazikora ariko ni gake, ariko usanga injyana yabo yihariye ari rumba seben. Nugera Uganda uzasangayo injyana yitwa ragaton. Nugera Tanzania cyangwa Kenya uzasangayo injarua. Okay. Ariko nugera mu bindi bihugu byo hanze uzasanga baririmba izindi njyana zitari kinyafrika. Nugera mu ba South Africa uzasangayo Zulu. Zirimo amoko nazo, Zulu zirimo amoko arenze bumwe, ariko uzasanga injyana ya South Africa ari Zulu. Naho batira izindi bakaririmba mu zindi njyana, ariko uzasanga aba South Africa bafite injyana y'umwihariko yabo ari Zulu, kandi bakanayiririmbamo. Rero hano iwacu mu Rwanda ntabwo injyana yacu gakondo tuyiha agaciro, ntabwo tuyiririmbamo rwose. 99% ntabwo turirimba injyana gakondo. Uzasanga abasekera bayiririmba ari bake, aba gospel bayiririmba ari bake, n'uwagerageje kuyiririmba ugasanga yaririmbye indirimbo tubiri kamwe se kuri album, nabwo bidakomeye cyane. Hanyuma usanga abanyarwanda turirimba indirimbo injyana ntirano. Turirimba zouk, turirimba reggae, turirimba country, turirimba slow, turirimba rock. Akenshi nk'ubu hirya hino mu matorero agenda arushaho gutera imbere, ari civilize, usanga mu gihe cyo gukora worship bakoresha injyana zituje, ama country, ama slow, ariko nugera mu gihe cya praise uzasanga bakoresha rock. Adoration bagakoresha indirimbo injyana ziroje, ariko bagera muri louange bagakoresha rock. Rock ni injyana hehe? Ntabwo ari injyana y'Afrika. Nitureba mu mateka tuzasanga atari injyana yo muri Afrika, sine y'u Rwanda. Rero impamvu ya mbere tudakunda kwibanda ku ndirimbo zibiginitse nuko zitari umwihariko w'injyana zacu. Iki cyo niko kumboni yanjye, ndabivuga nka Sevenson, nuko dukoresha umuziki ntirano wo hirya no hino, akaba ari wo twifashisha. Icya kabiri ni mu buryo bw'ubutumwa. Mu buryo bw'ubutumwa uzasanga kanshi indirimbo ibyinitse ifite yangoma ivugije kabisa, ikubite kayumvira mu gatuza, ibyinitse muri rusange. Izi ndirimbo kenshi nujya kuzitegereza ukazisesengura uzasanga zatanze ibyishimo, kwidagadura mu rusengero cyangwa mu bantu, kuruta uko zitanga guhembura imitima. Wenda nkoresheje amagambo agoye, ariko hari ukuntu usanga abantu babyinnye abacuranzi beza bakazikaraga umurya kabisa n'ingoma bakazikubita, n'ababyinnyi bakabyina ibyuya bikaza, ariko kugira ngo abantu bazasigare bafite meditation y'ikintu bakuye muri ya mbyino kikabura. Ariko wareba muri za ndirimbo ziri hagati, ntabwo ingoma zazo ziri hasi cyane kandi ntiziri hejuru, ziri hagati, cyangwa se ziranoroheje nabyo. Nk'uko mbajije, ushobora gufata guitar acoustic ukaririmba, cyangwa ugafata piano ukaririmba. Urumve ko uyu muziki
ugize iyi ndirimbo ya acoustic gusa na piano, ntabwo ari umuziki uri Tyler, ni umuziki woroheje rwose pe. Ariko nukurikira pole ukakurikira ukagenzura, uzasanga uyu muziki waririmbwe mu buryo bworoheje, mu njyana ituje, abantu bazumva ubutumwa buri muri yo kuruta uko abantu bazumva wa muziki ufite ibikoresho byinshi, uremereye kandi ubyinitse. Reka nguhe urugero kuri iki kintu ari ntanze umucyo. Reka turebe indirimbo zafashe imitima uyu munsi zigenda zigaruka ziri muri playlist z'abantu batandukanye, haba mu modoka, haba muri telefone, uri ufite ekuteri, uri mu ndege cyangwa ugenda mu rugo, ku maradiyo, mu nsengero zitandukanye. Turasanga indirimbo zikunda gukoreshwa cyane ari indirimbo ziyoroheje mu buryo bw'imiririmbo, mu njyana. Reka ngurugero, nuza ukareba uzasanga nk'indirimbo za Apollinaire, Apostle Apollinaire, uzasanga ari indirimbo zitanga ubutumwa bw'ibihe byose, ariko niyo uzikurikira biguha umwanya wo kuzumva. Ariko biragoye kugira ngo uzumve itsinda ry'i Burundi ryaririmbye indirimbo zidunditse kweri, zibyinitse uyu munsi abantu tucyumva. Reka tuze hano mu Rwanda, niwumva indirimbo za Richard Ngendahayo, ukumva indirimbo za Aime, navuga benshi wenda mentionings abo ngabo, ntabwo bizahita byihuta ko wumva ubutumwa bwavuye muri izi ndirimbo ngo noneho uze kongera kumva bwa butumwa bwo mu ndirimbo. Ureka ngo urugero, wenda ngo nk'ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije, ni ubwo butumwa bw'izi ndirimbo zibyinitse. Impamvu ntanze urugero, nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije, bene izi ndirimbo nk'izi ni uko zari indirimbo zari zibyinitse cyane zidagadura. Ariko se mukuri uyu munsi nk'izi ndirimbo ziri kuvugwa hehe? Ziri kuririmbwa hehe? Nituza mu matsinda ukaza ukareba mu makorali ya ADEPR, ukareba nka Hosiana Nicolas yaririmbye indirimbo ikunda kuririmba injyana ya country, bakunda kuririmba injyana ya country cyangwa slow. Kereka ubu wenda hari kuzamo andi maraso mashya. Biragoye kugira ngo rwose uzahite wumva hari indirimbo yabo itapfuye kumvikana mu matwi y'abantu kuruta indirimbo ibyinitse. Reka ngaruke wenda ngiye nihe urugero. Hari ukuntu nshobora gukora injyana yihuta ibyinitse, ariko nayikora nkasanga nanjye ubwanjye ndatinda kukubyina no kujya kuyiririmba. Bizansaba kuba umuperformer, bizansaba kuyiperforminga. Nanjye ninjya kuyirimba ari njye wayanditse, ari njye wayihaye ijwi, bizansaba kuyiririmba ntahagaze, bizansaba kuyirimba nyiperforminga. Rero ko iyi ndirimbo nyiririmba nyiperforminga, ni nako nabo nzayiha nabo bazayakira mu buryo bwa performance, bigasigara ari mu buryo bwo kwidagadura, kwishimisha, kuruta uko abantu bakumva ibyafasha umutima. Ugasanga niyo mpamvu ushobora gukora indirimbo yoroheje. Nujya kumva indirimbo zikunda gukoreshwa zibangutse, ushobora kumva umuntu ateye indirimbo akavuga nukuri ineza n'imbabazi biza nyuma iminsi yose. Ariko ntago bihita byihuta kugira ngo wumve ngo umuntu ngo araje ngo aravuze ngo ibitambo by'intama si ibyo byaduca. Ni ibintu, ni indirimbo wumva ikaba ishobora kugufasha, ariko bisaba kumva cyane, cyangwa se bitari hafi kugira ngo utege amatwi cyane. Ni uburyo bwa kabiri nari mvuze bwo gutanga ubutumwa. Ndabivuga nkanjye, usanga kenshi indirimbo idafite iyo swaga nk'uko bivuze, kankoresha ijambo ryawe, iyoroha mu gutanga ubutumwa.
ikindi navuga wenda cya gatatu, izi ndirimbo zibyinitse uzasanga ku bantu baziririmba nyinshi zikoreshwa mu magambo yo guhimbaza. Uzasanga indirimbo zibyinitse zikoreshwa cyane mu magambo yo guhimbaza cyangwa mu mwanya wo guhimbaza. Aho usanga bazavugamo nyine amagambo yo guhimbaza Imana, ibigwi by'Uwiteka, imirimo y'Imana, niho zikunda gukoreshwa cyane. Noneho nitugaruka muri bwa buryo bw'uko u Rwanda cyangwa se ndetse n'u Burundi dutira cyane imiziki cyangwa se imico yo hanze mu bindi bihugu by'abazungu, nuza kwitegereza uraza kureba mu gihe kiri imbere u Rwanda ruzaba ruri hejuru muri worship cyane mu kwandika. N'uyu munsi nureba abahanzi beza bari kwandika ibintu byiza, nuko bari kwandika amagambo aramya Imana, bari kuvuga ubuzima bwa Kristo. Ariko iyo tugiye guhimbaza, hari n'igihe rimwe na rimwe usanga abantu bazanyemo amagambo atera abantu gutonganira mu rusengero cyangwa ateranya abantu bandi mu rusengero. Ntago nzi ibi byo mbitinzeho. Uzasanga rero mu gihe kizaza abantu mu nsengero, mu matimu aba mu nsengero yo kuramya no guhimbaza, uzasanga abantu benshi bakora indirimbo zikora ku mutima cyangwa se bavuga Yesu. Kuko mu gihe kizaza hari abantu uzasanga bararirimbye indirimbo ariko ugasanga ubwabo nibo bazajya baziririmbira. Iyi ni indi topic wenda reka tureke kwinjiramo, ariko ni ukuvuga ngo aho igihe kiri kutujyana kubera kwigana abazungu na civilisation no kujijuka, biratwinjiza mu kirere cyo kuramya Imana cyane, cyo kwegera kuramya Imana cyane. Wenda kuramya Imana si indirimbo, si indirimbo, si n'injyana yituje, ariko ibi bintu biragenda bisatira kurushaho. Rero ntabwo ushobora kujya kuririmba indirimbo nubwo injyana ituje atari y'abantu baramirizamo gusa. Ushobora n'injyana yiruka yihuta ushobora kuyiramirizamo, ariko 90% iyo ushaka gutanga amagambo akora ku mutima w'Imana aramye, nuko ujya mu ndirimbo, nuko ujya mu njyana ituje. Urebye rero uko nge nabisobanura ni impamvu nge mbona yabayeho, nta yindi. Nuko nguko pare. Imana iguhe umugisha cyane. Tarakoze cyane Daniel Stevenson. Reka kandi tunyarukire Nairobi. Nairobi ni umujyi munini urimo abahanzi ba gospel benshi bakora imiziki mu buryo butandukanye. Ese ubundi umuziki wa gospel wo mu Rwanda n'umuziki wa gospel wa Nairobi bitandukaniye he, bihurira hehe? Ni uwuhe muziki mwiza? Ni bande bari advanced kurusha abandi? Kuko Nairobi, Nigeria, ho usanga ibintu navuze ho birakorwa. Usanga umuziki wabo wa gospel, umuziki, ndavuga umuziki ntago mvuga amagambo, kuwutandukanya n'uwasekira biba bigoye. Of course wenda aba gospel bagiramo akantu ka live recording sometimes, ariko umuziki wo muri studio usanga imiziki yose ari imwe. So reka twumve Jackson ni umusoliste, acuranga gitari ya solo, akaba ari umuhanga wabyize cyane, wabyize mu ishuri rikomeye cyane ry'Abongereza, akaba rero ari umuntu wabitangiye kera. Reka nawe twumve icyo atubwira. Icyo kibazo rero reka nkigusubize neza rwose. Yewe ahubwo nshima umuziki w'abahanzi ba gospel mu Rwanda urenza na Kenya. Uti kubera iki? Wenda ushobora kumva atari ibintu bidunda ngo bikubite, urumva, ariko nyamara abahanzi b'u Rwanda nibo babikora mu buryo bw'isuku. Nidushaka tuduherero kuri iyo live recording uvuze. Live recording yo mu Rwanda uzi ko ubu ngubu ariyo nziza kuruta na hano muri Kenya. Wakwibaza ate se Kenya nibo badafite ibyuma, u Rwanda nibo bafite ibyuma kurusha Kenya? Byashoboka se? Ahubwo abanyarwanda nuko babikorana isuku, ukuntu ntibagira ibintu byinshi
usibye wenda hano muri Kenya abahanzi bagerageza wenda gukora ibintu bisa nkaho bisobanutse, ni nka ba Evelyn Wanjiru, Uwimama Sarake n'abandi, ariko usanga nyamara ibyo wita umuziki usa nkaho ufite stamina, nimba ariko navuga, bene uwo muziki ukunze no gusanga burya, reka nkubwize ukuri, bene uwo muziki ntukunze gukundwa n'abagospo. Wari ubizi burya abakirisitu ntibawiyumvamo Mana. Bene umuziki ujyanye n'urubyiruko cyane nta nubwo bawiyumvamo cyane, ahubwo ugasanga indirimbo zituje kandi zinafite n'ubutumwa Mana. Burya binajyana no kuri content. Shaka dufate urugero kuri uyu musore Israel Mbonyi, urabona ko akora live recording nziza, icya mbere cyo, icya kabiri na content ikaba igaragara rwose ko ari amagambo meza. Urumva ari nayo mpamvu usanga bashobora no kumwiyumvamo. Si impamya ko abahanzi bo muri Kenya rwose ba gospel barushaho mu Rwanda production nziza, ntibishoboka, njye ntabwo ari kumbyemera. Abahanzi bo mu Rwanda ahubwo nibakora ibintu bizima bituje ariko byiza bya quality. Kandi rega ujye umenyerega, bimwe mu bintu bituma umuziki runaka ukundwa harimo n'ururimi. Mbonyi njya nibuka ko nigeze kumugira inama yo gutangira gukora mu Biswahili kugira ngo afatishe n'akarere. Dore noneho, dore ko ubushize igihe aza hano muri za 2015 kominote y'abumva ikinyarwanda noneho barakumenye, barakumvishije, reba uburyo noneho ufata na East Africa. Ndibuka icyo gitekerezo banzana nakimuhaye rwose, ariko urabona aho wakubitiye ni Nasiri ewana, buri muntu wese asigaye yumva kabisa, akayiyumvamo. Noneho ndebera ko uyu munsi aramutse ahinduye sasa mu Cyongereza, noneho nabwo buriya nagira gutya rwose, yaba yanyumvaga aka kantu akagakurikiza, agakubita n'akandi k'Icyongereza noneho sasa, buriya noneho uzaba ureba za Ghana zaba zifashe, za Nigeria, biriya bihugu bindi bikoresha Icyongereza nabyo. Burya n'ururimi rero rubigiramo impact cyane. Naho u Rwanda rwose abahanzi b'Abanyarwanda nibo bakora neza ba gospel kurusha abo Kenya. Erega icyo wita se indirimbo zifite stamina n'amanota se ni iki? Abakenya urasanga basa n'abisanisha na sekira ukuntu samuhawe simbo ibintu bidunda se wagize ngo uzareba abantu bakora ibintu bisukuye nka Basarake n'uyu Evelyn Wanjiru nakubwiye, barakunzwe pe, ariko ntibakubita ibintu bidunda cyane nyine. Gusa live recording zabo nabo ziracyarushwa n'iz'abahanzi b'Abanyarwanda. Icyo rwose nakikubwira pe.